Uyu munsi niba ugiye mu mujyi uwo ari wo wose ku isi uzasanga abantu benshi bafite telefoni mu ntoki zabo. Abenshi bazaba bafite telefoni ya iPhone, abandi bazaba bakoresha MacBook, abandi bafite iPod. Ariko ikibazo ni iki: ni gute kampani yatangiriye muri garage nto yashoboye kuba imwe muri kampani zikomeye kurusha izindi ku isi? Ese ninde wari Steve Jobs mu by'ukuri? Kuki Apple yigeze kugera hafi yo guhomba burundu? Kandi ni gute yagarutse ikaba ikigo gifite agaciro ka triliyoni z'amadolari? Uyu munsi tugiye kwinjira imbere muri Apple. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi isi ya computer yari itandukanye cyane niyo tuzi uyu munsi. Computers zari nini cyane, zari zihenze cyane, kandi akenshi zakoreshwaga gusa na leta, kaminuza, kampani nini. Umuntu usanzwe ntiyatekerezaga no gutunga computer iwe mu rugo. Byari nk'inzozi pe. Ariko hari abasore babiri bari bafite igitekerezo gitandukanye. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu havutse umwana witwaga Steve Jobs. Akivuka yahise atangwa ngo arerwe n'undi muryango. Steve yakuriye muri California. Kuva akiri muto yari umwana ukunda kubaza ibibazo byinshi. Ntabwo yakundaga gukurikira amategeko gusa, yakundaga gutekereza mu buryo butandukanye n'abandi. Hari igihe abarimu be bamubonaga nk'umwana ukunda kuvuga cyane, ariko nyuma y'ibyo hari harimo umuntu wari ufite ibitekerezo bikomeye cyane. Ndetse muri icyo gihe cya Steve Jobs hari n'undi musore witwaga Steve Wozniak. Wozniak we yari umuhanga cyane muri elegitoronike. Yakundaga kubaka ibintu kuva akiri muto. Mu gihe abandi bana bakinaga we yashoboraga kumara amasaha yubaka sirikwi. Abantu benshi bamubonaga nk'umwe mu bahanga cyane mu bya computers. Steve Jobs na Steve Wozniak baje guhura. Bahise baba inshuti. Ariko buri umwe yari afite impano ye. Jobs yari umuhanga mu bitekerezo, ubucuruzi ndetse no kureba kure. Wozniak nawe yari umuhanga muri electronic engineering, kubaka mashini. Izo mpano zombi zashyizwe hamwe. Urumva nawe hari yagiye kuvuga ikintu gikomeye cyane. Mbere ya Apple, Steve Jobs na Wozniak bakoze undi mushinga. Bakoze akuma kitwaga Blue Box. Aka kuma kafashaga abantu guhamagara kure ndetse batishyuye amafaranga. Yari business itemewe n'amategeko, ariko yabigishije ikintu gikomeye cyane. Babonye yuko bashoboraga gukora ikoranabuhanga abantu benshi bashaka, kandi bakarikoresha mu guhanga business. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu Jobs na Wozniak bafashe icyemezo gikomeye. Bashinje kampani nshya bayita Apple. Hari abantu benshi bibaza impamvu bayise Apple. Ukuri ni uko Steve Jobs yakundaga imbuto za Apple cyane, kandi yashakaga izina ryoroshye kandi ryoroshye kwibuka. Kampani yatangiye muri garage y'ababyeyi ba Steve Jobs. Nta nyubako nini, nta mafaranga menshi, nta bakozi benshi. Hari inzozi, ubwitange ndetse n'igitekerezo. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu Steve Wozniak yari amaze kubaka computer ye ya mbere. Yayise Apple 1. Ariko ntabwo yari imeze nka computer tuzi uyu munsi. Nta ekara yari ifite, nta clavier yari ifite, nta mouse yari ifite. Abantu bagombaga kuyiteranya ubwabo. Ariko icyo gihe yari ikintu gitangaje cyane. Steve Jobs yahise abona amahirwe. Ati ntituyigurishe nk'umushinga gusa, ahubwo tuyigurishe nk'igicuruzwa. Babonye umucuruzi wemeye kugura uniti 50 zose. Ikibazo cyari gihari n'amafaranga bari bafite yo kuzikora. Nuko bagurisha ibintu byabo bwite kugira ngo babone amafaranga yo gutangira. Iyo ni imwe mu ngingo zagaragazaga yuko business nyinshi zikomeye zatangiraga n'ibibazo byinshi. Nyuma ya Apple 1, Wozniak yubatse Apple 2. Iyi niyo computer yahinduye amateka ya Apple. Kubera iki? Kubera ko yari yoroshye gukoresha, yari ifite design nziza kandi abantu basanzwe bashoboraga kuyikoresha. Apple 2 yabaye intsinzi ikomeye cyane. Amafaranga atangira kwinjira, Apple itangira gukura ku muvuduko udasanzwe. Mu myaka mike gusa yari imaze kuba imwe mu makampani akura vuba cyane muri Amerika. Uko Apple yagendaga ikura ni nako Steve Jobs yagendaga amenyekana. Yari afite uburyo budasanzwe bwo kuvuga. Yari azi kwerekana abantu ejo hazaza mbere yuko bahabona.
Abakozi benshi bavugaga ko yari umuntu ukomeye cyane gukorana nawe. Yasabaga perfection, ntiyakundaga ibintu bikozwe nabi. Hari n'igihe yasabaga ko ikintu gisubirwamo inshuro nyinshi kugeza kibaye perfect. Abantu bamwe baramukundaga, abandi bakamwanga, ariko bose bemeraga ikintu kimwe: Steve Jobs yari umuntu udasanzwe. Mu 1984 Apple yasohoye computer nshya, Macintosh. Iyi ni computer yafashije abantu benshi gukora graphical interface. Mbere yayo abantu benshi bakoreshaga komande zigoranye. Macintosh yazanye uburyo bworoshye, mouse, icon na Windows. Byari ibintu bishya cyane icyo gihe. Kwamamaza kwayo kwabaye kimwe mu bintu bikomeye mu mateka ya tekinoloji. Isi yose yatangiye kuvuga kuri Macintosh. Iki ni kimwe mu bice bitangaje cyane mu mateka ya business. Tekereza ugashinga company, ukayikuza, ikabikomeye, hanyuma bakakwirukanamo. Nicyo cyabaye kuri Steve Jobs. Mu 1985 habaye amakimbirane hagati ya Steve Jobs n'abandi bayobozi. Ubuyobozi bwafashe icyemezo gikomeye. Steve Jobs ava muri Apple. Yari afite imyaka 30 yonyine. Uyu niwe munsi Steve Jobs avuga yuko wamubabaje cyane mu buzima bwiwe. Yari yirukanwe muri kampani ye bwite yishingiye. Nyuma yuko Steve Jobs avuye muri Apple, kampani yatangiye kugira ibibazo. Yakoze product nyinshi, abantu batangira kujijinganya, abanywanyi nka Microsoft batangira kwirusha imbaraga. Amafaranga atangira kugabanuka. Abashoramari batangira kugira impungenge. Hari n'abatangiye kuvuga ko Apple ishobora guhomba. Mu myaka y'1990 Apple yari iri mu bihe bibi cyane. Mu gihe Apple yari hafi gusenyuka, habaye ikintu gitangaje. Apple yaguze kampani yitwa Nexit. Iyo kampani yari yarashinzwe na Steve Jobs nyuma yo kuva muri Apple. Ibyo byatumye Steve Jobs agaruka muri Apple. Mu ntangiriro ni yari CEO, ariko nyuma yafashe ubuyobozi kandi icyo yakoze cyahinduye byose. Yaciye product nyinshi, yoroshya ibintu, yibanda ku bintu bike ariko byiza. Apple itangira kongera kubaho. Mu 1998 Apple yasohoye iMac. Yari ifite design itandukanye cyane n'izindi computer. Abantu barayikunze. Yaragurishijwe cyane. Amafaranga atangira kongera kwinjira. Abantu batangira kwizera Apple nanone. Ariko Steve Jobs we yari afite izindi nzozi nini kurushaho. Mu ntangiriro z'umwaka w'2000 abantu bumvaga umuziki mu buryo butandukanye n'ubu. Hari CDS, hari amakasete, hari MP3 player, ariko byari bigoranye gutwara indirimbo nyinshi. Steve Jobs yabonye icyo kibazo, nuko muri 2001 Apple isohora iPod. Kwamamaza kwayo kwari gufite ubutumwa bworoshye cyane: indirimbo 1000 mu mufuka wawe. Icyo gihe byari ibintu bidasanzwe, abantu batangajwe no kuba igikoresho gito gishobora kubika umuziki mwinshi gutyo. iPod yaragurishijwe cyane, yinjiza amafaranga menshi kandi ituma Apple yongera gukomera. Ariko Steve Jobs we yari afite izindi nzozi zikomeye kurushaho. Tariki ya 9 Mutarama mu 2007 Steve Jobs yari ahagaze ku rubyiniro. Abantu benshi bari bategereje kumva icyo Apple igiye gutangaza. Nuko atangira kuvuga ati, uyu munsi tugiye kubereka ibicuruzwa bitatu. Abantu bateze amatwi. Ati, iPod nini ifite touch screen. Abantu bakoma amashyi. Ati, telefoni nshya. Bongera gukoma amashyi. Ati, igikoresho gishya cya internet. Bongera gukoma amashyi. Hanyuma asubiramo ayo magambo inshuro nyinshi. Abantu batangira kwibaza impamvu. Nuko aravuga ati, si ibicuruzwa bitatu, ni igicuruzwa kimwe. Maze agaragaza iPhone. Iyo ni imwe mu minsi ikomeye kurusha indi yose mu mateka ya tekinoloji. Mbere ya iPhone, telefoni nyinshi zari zifite buto nyinshi. Internet yari mbi. Application zari nke. Kohereza email byari bigoranye. Steve Jobs yashakaga ikintu gitandukanye. Yashakaga telefoni imeze nka computer. Nuko havuka iPhone. Abantu benshi ntibayizeye mu ntangiriro. Hari n'abahanga bavugaga ko itazatsinda. Ariko nyuma y'amezi make gusa isi yose yatangiye kuyishaka.
Uyu munsi iPhone ni imwe muri product zagurishijwe cyane mu mateka y'abantu, kandi yahinduye uko telefoni zose zikorwa. Mu 2008 Apple yatangije App Store. Mbere yaho byari bigoye kubona application, ariko App Store yahinduye byose. Developers batangira gukora app, abantu batangira kuzigura, company zitangira kuvuka kubera App Store. Uyu munsi miliyari z'amadolari zinjizwa binyuze muri App Store buri mwaka, kandi ni imwe mu mpamvu zikomeye zituma Apple ikomeza gukomera. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 Apple yasohoye iPad. Abantu benshi barasekaga bati ni iPhone nini gusa, ariko nyuma iPad yaje kuba kimwe mu bikoresho byifashishwa cyane mu mashuri, mu bucuruzi, mu buvuzi, mu gushushanya. Yerekanye ko Apple ishobora no guhanga icyiciro gishya cy'ibicuruzwa. Mu gihe Apple yari iri kuzamuka, Steve Jobs yari afite ikibazo gikomeye. Yarwaye kanseri. Mu myaka myinshi yakomeje gukora nubwo yari arwaye. Abakozi benshi batangazwaga no kuntu yakomezaga kuyobora company nubwo ubuzima bwe butari bwifashe neza. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, indwara yarushagaho gukomera. Tariki 5 Ukwakira 2011 isi yakiriye inkuru ibabaje. Steve Jobs yari yitabye Imana. Abantu babarirwa muri za miliyoni bagaragaje agahinda. Ibigo byinshi byaramwunamiye. Abakoresha Apple ku isi yose baramwibutse. Nubwo yari yaritabye Imana, ibitekerezo bye byari byarahinduye isi. Nyuma ya Steve Jobs, abantu benshi batekerezaga ko Apple igiye kugwa, kubera ko Steve Jobs yari yarabaye ikimenyetso cya company. Ariko Tim Cook yafashe ubuyobozi. Mu buryo butuje yayoboye Apple, yongera kuyagura, yongera inyungu, yongera agaciro ka company. Abantu benshi batangajwe no kubona Apple ikomeza gukomerana nyuma ya Steve Jobs. Abantu benshi batekereza ko Apple ibaho kubera iPhone gusa. Oya, yinjiza amafaranga muri iPhone, MacBook, Apple Watch, iPod, Apple TV, iCloud, Apple Music n'izindi serivisi zitandukanye. Ariko kugeza uyu munsi iPhone ni ikomeza kuba imwe mu nkingi zikomeye z'ubucuruzi bwayo. Apple ifite umuco utandukanye n'izindi company. Ikunda amabanga. Iyo iri gukora product nshya, abakozi benshi ntibamenya ibyo abandi bari gukora. Hari project zikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Niyo mpamvu akenshi iyo Apple igiye gusohora igicuruzwa gishya, abantu baba batazi neza uko kizaba kimeze. Ibi byatumye ikomeza gutangaza isi imyaka myinshi cyane. Uyu munsi Apple iri gukora kuri AI, mixed reality, health technology, smart device na cloud service, kandi iracyashora miliyari nyinshi mu bushakashatsi. Intego yayo ni ugukomeza kuba imwe muri company ziyoboye isi ya technology. Mu mwaka w'igihumbi 1976 Apple yatangiriye muri garage. Hari abasore babiri gusa, nta mafaranga menshi, nta nyubako nini, nta byamamare, hari inzozi gusa. Ariko izo nzozi zaje guhindura isi. Zatumye havuka telefone ya iPhone, ndetse na laptop za MacBook, ndetse havuka na iPod, havuka na App Store n'ibindi byinshi bitandukanye. Kandi zerekanye ko igitekerezo kimwe gishobora guhindura amateka y'isi. Iyo urebye Apple uyu munsi, ntureba company gusa, ureba inkuru y'umuntu wanze kwemera ko ibintu bidashoboka, ndetse ureba inkuru ya Steve Jobs. Ikindi ureba inkuru y'igitekerezo cyatangiye muri garage nto cyane, kikagera ku isi yose. Uyu munsi ikaba ari company imwe muri company zikomeye. Niba ukunda documentaire nk'izi zivuga ku ikoranabuhanga ndetse na technology, kora subscribe hano kuri Sibo James Tech and AI. Ikindi utwandikiye muri comment utubwire video ubutaha mwifuza ko twazabategurira. Nge ubategurira ndi Sibomana James. Murakoze.